Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha mwahawe ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Umugani warambitse ubwoba agahaguruka yabaye indwari. Kera habayeho umudugudu witwaga Nyamugaruriro, wari uzwiho imigenzo n'imihango ikomeye cyane. Muri uwo mudugudu habagamo umusore witwaga Gasore. Gasore yari umubyibuho, akunda kurya no gusetsa, ariko abantu benshi bakamufata nk'umunyabwoba. Umunsi umwe abakuru b'umudugudu batangaje umuhango wo kugerageza umutima w'abasore. Bavuze ko uzatsinda azahabwa icyubahiro cyo kwitwa intwari y'igicumbi. Gasore nawe yiyemeje kujyaho, ndetse ajya yaritabira nubwo abantu bamusikaga bati uriya nta kintu azigera ashobora cyane, ndetse kubera ko haba hari urusaku rwinshi rw'ingoma n'abantu benshi bahari bamushungereye, ndetse n'uburyo abyibushe uko agaragara ntazabishobora, azatsindwa. Ku munsi w'umuhango bamurambitse ku meza hagati mu kibuga. Abagabo bambaye imikufi itukura baramukikiza, bakoma ingoma, bazunguza inkoni mu kirere bavuza induru. Byari bigamije kumugerageza kureba niba ashobora kuguma atuje mu bwoba n'igitutu cy'imbaga nyamwinshi. Gasore yumvise umutima we utera cyane, icyuya kiramutemba ndetse kimutemba ku matama hose, umubiri wose agira icyuya. Yumvise ashaka guhaguruka akirukanga, ariko yibutse amagambo ya nyina wamutozaga ati umuntu ntatsindwa n'abo babona, atsindwa n'ibyo yemera mu mutima. Yafunze amaso ahumeka gahoro, yemera kunyura muri iryo geragezwa atirutse. Ingoma zarakomye, abantu baratabaza, ariko Gasore ntiyanyeganyega. Nyuma y'akanya umukuru w'umudugudu arahaguruka aravuga ati utsinda abandi aba ari indwari, ariko utsinda ubwoba bwe aba ari igitangaza. Abantu bose baraceceka. Gasore arahaguruka buhoro, imbaga imukomera amashyi. Kuva uwo munsi abantu ntibongera kumuseka, baramwubahaga kuko yerekanye ko ubutwari butava ku mbaraga z'umubiri, ahubwo buva ku kwihangana no gutsinda ubwoba. Inyigisho z'uyu mugani rero: warambitse ubwoba mu mutima, ahaguruka abaye indwari mu maso y'abantu. Nanone rero uyu mugani uratwigisha iki? By'uyu mugani utwigisha gutsinda ubwoba nibwo butwari nyabwo. Ubutwari si imbaraga z'umubiri cyangwa gutera induru, ahubwo ni ukwemera guhagarara mu kigeragezo utirutse. Nanone ntugacire umuntu urubanza ukurikije uko umubona cyangwa uko agaragara. Abantu basekaga Gasore kubera uko asa ndetse n'uko angana, ariko umutima wari ukomeye kurusha ko babitekereza. Nanone igitutu cy'abantu ntigikwiye kukuganza. Hari igihe abantu bakureba bakavuga, bakagutera ubwoba, ariko ugomba kwizera uwo uriwe. Nanone kwihangana bitanga icyubahiro. Umunyabwoba ariruka, ariko uwihangana ahinduka uwubahwa. Nanone intsinzi itangirira mu mutima. Mbere yo gutsinda yo gutsinda hanze, ubanza gutsinda muri wowe, ibiri imbere muri wowe. Nanone rero mu ncamake uyu mugani utwigisha ko umuntu udatsindwa n'ibibazo byo hanze, atsindwa n'ubwoba bwo mu mutima. Ndabakunda cyane cyane. Iyo wabagezagaho uyu mugani ni Fabien. Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Nakagarutse. Ciao.